Bavandimwe ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Mahoro y'Imana abane namwe mwese kandi muka Imana akomeze gukora mu mitima yanyu. Ngiye tugiye kubana mu kiganiro, nitwa Daniel Bishimwe. Tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana nkuko bisanzwe. Bavandimwe mwakomeje kuganira kandi ndamya nashidikanya yuko uwakurikiye wese hamwe na muka w'Imana habamo kuzahurwa mu mbaraga y'ibyamuka. Reka mbere yuko dutangira mu cyigisho dusenga Imana. Data mwiza, data udukunda, turagushimye, turaguhimbaje kuko uri umwami wacu, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Tugushimiye ko uduhaye umwanya mwiza nk'uyu nguyu wo kwiga ijambo ryawe. Reka mwami mwiza muka wera akorere mu mitima yacu kugira ngo ijambo ryawe ribashe gukora inshingano yaryo mu mibiri yacu, mu mitima yacu, kandi muka wera abane natwe, ahembure imitima yacu, ubugingo bwacu bugire ibyiringiro byo kuzakubona ubwo uzabugarutse, maze duhimbaze izina ryawe. Amahoro yawe akomeze kubana natwe, kandi uwumva ikiganiro wese data mwiza muka wera akorere mu mutima we kugira ngo ibyawe bibashe kumvikana muri we, maze twese ku iherezo ry'uru rugendo uzaduhemba ikamba ry'ubugingo. Amahoro yawe akomeze kubana natwe, ubane natwe kuva dutangiye kugeza dusoje, tubisabye kandi tubyize mu izina rya Yesu, amen. Bavandimwe rero reka twinjire mu cyigisho kuko umugambi w'ijambo ry'Imana wa mbere ni ukugira ngo ribashe guhembura ubugingo bwacu. Yesu niwe yigeze kuvuga ngo ndababwira ukuri yuko uwumva ijambo ryanjye akemera ibyo data yatumye abavuye mu rupfu agiye mu bugingo. Ni amagambo tubona muri Yohana igice cya 5 umurongo 24. Kubera yuko ijambo ry'Imana nta kindi rigambira uretse kuzura umuntu. Tuzi neza yuko umuntu kuva mu ivuka rye avuka atandukanije n'Imana. Nabyo ni ijambo ry'Imana ritubwira. Niyo mpamvu umugambi wo kwiga ijambo ry'Imana ndetse umugambi wo kurisoma, wo kuryumva, ni ukugira ngo tuve mu rupfu tujye mu bugingo. Ni igitangaza kubona umuntu aba ari muzima mu bigaragarira amaso y'abantu, ariko Imana imuri ikabona ko we aracyari mu rupfu kubera yuko ntabwo ari muzima mu by'umwuka. Reka icyigisho cy'uyu munsi tugihere muri Yohana igice cya 8. Ni umurongo 31 niwo turi buhereho. Ni amagambo akomeye cyane Yesu yabwiye abayuda, noneho igitangaje abayuda bamwemeye. Igihe bumvaga yuko ari abana b'Aburahamu, igihe bumvaga yuko ari abizera mu bijyanye n'inzira yo kumenya Imana, ari bo ba mbere kuko nibo mu isi bari bahagarariye Imana. Ariko Yesu yaraje, wa wundi ureba mu mitima, wa wundi umuremyi w'isi n'ijuru, wa wundi ibyacu byose biba bigaragara mu maso ye nk'ibyambaye ubusa, ababwira ikintu gikomeye cyane. Tugiye kureba amagambo avuga ngo ese koko n'abasenga bakeneye ubuntu bw'Imana? Ese koko n'abasenga bakeneye kubabarirwa ibyaha byabo? Aya ni amagambo akomeye cyane kuko ni kenshi umuntu amara igihe kirekire senga, ariko mu by'ukuri akaba ataramenya neza inzira y'ukuri cyangwa se inzira yo kubabarirwa ibyaha, n'uburyo umuntu wabarirwa ibyaha akwiriye kubaho ubuzima bwe busigaye yezwa n'Umwuka Wera cyangwa se yezwa n'Imana, bityo akaba hari impagarike n'ubugingo byerejwe kuzabona umwami Imana ubwo Kristo azaba agarutse. Muri Yohana igice cya 8 umurongo 31 niwo turi buhere ngo nuko Yesu abwira abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzababatura. Baramusubiza bati, ko turi urubyaro rwa Aburahamu, akaba ari ntabwo twigeze na hato kuba imbata z'umuntu wese, none uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Aya ni amagambo yatunguye aba bantu Yesu yabwiraga. Igitangaje bavandimwe ngira ngo dutekereze, ni abayuda bamwemeye, ntabwo ari abataramwemeye, ni abamwemeye. Ushobora kuba uriho usenga we waremeye Yesu Kristo, ariko ibaze ese koko uba mu ijambo ry'Imana kugeza ubwo umenya ukuri kukakubatura? Kuko Yesu ntabwo yabwiye abamwanze, ntiyagiye kubwira abanyamahanga abo twita muri iki gihe abadasenga, ahubwo yabwiye abayuda bamwemeye ati, nimuguma mu ijambo ryanjye muzaba abigishwa banjye nyakuri, namwe muzamenya ukuri kandi uko niko kuzababatura. Igitangaje no kuba musubije amagambo agaragaza yuko nubwo bamwemeye batigeze bamenya umugambi we nyirizina w'icyamuzanye hano kuri iyi si, kubera yuko bumvishe kubaturwa ntibumva kubaturwa avuze uko ariko, bahita basubira mu mateka y'ahise habo bajya mu mateka ya Aburahamu sogokuruza wabo. Baratangira bati, turi urubyaro rwa Aburahamu.
kandi koko Aburahamu niwe wari sekuruza w'abizera. Niwe Imana yahamagaye mu gihe isi yose yari imaze kwanga Imana, isi yose yaradukiriye gusenga ibishushanyo, ihamagara Aburahamu kugira ngo yongere agarure gusenga mu bantu, bityo Imana izamenyekane mu mahanga yose, ndetse n'umugambi ifite wo gucungura umuntu uzamenyekane mu mahanga yose. Ariko mu gihe cya Aburahamu byari bikiri mu buryo bw'ibishushanyo bwo gutamba ibitambo. Yesu rero yumvise bamusubije ngo turi urubyaro rwa Aburahamu, ati kandi ntabwo twigeze kuba na hato kuba imbata z'umuntu wese. Uvugiye iki ngo tuzabaturwa? Bavandimwe, si igitangaza kuba umuntu yabasenga ariko atarasobanukirwa no kubaturwa nyako uko ariko. Aba nabo bari baremeye Yesu Kristo ariko batazi kubaturwa Yesu Kristo ababwira uko ariko. Yesu ku murongo 34 niho yakomeje amagambo avuga ngo, Yesu arabasubiza ati, nukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Umuntu wese ukora ibyaha ni imbata y'ibyaha. Ese koko bavandimwe, uri aho ngaho urasenga mu idini runaka ariko ukora ibyaha, niba bimeze gutyo uracyari imbata y'ibyaha. Niyo mpamvu Kristo avuga ngo nituba mu ijambo rye tuzamenya ukuri, kandi uko niko kuzatubatura. Wenda gihagarikiye aha ngaha hari ikibazo gikomeye cyane umwana w'umuntu akwiriye kumenya muri iki gihe. Ikibazo cya kamere yacu, ikibazo cya kavukire yacu, ikibazo cy'uko tuvuka tumeze. Tuzi neza yuko Adamu akimara gucumura, Imana yamubwiye ngo uzaniye ubutaka kuvumwa, kandi noneho amubwira ibyo yamubwiye byose byabaye ingaruka zo gucumura, cyane cyane ubugingo Imana yari yaramuremanye, umwuka w'ubugingo, ndetse kamere y'ubumana Imana yari yamuhaye. Yavuze ngo tureme umuntu ase natwe agira ishusho yacu, kwari ugusa n'Imana mu buryo bwo gukora icyiza, bwo kubaho mu byiza, bwo kubaho hatarimo ikibi. Umuntu akimara gucumura, ikibi cyinjiye mu muntu, cyinjira mu muntu, cyangwa se Satani yinjiye mu muntu, yinjira mu muntu, umuntu amuha ubutware, Satani ahinduka umutware w'umuntu, cyangwa se umutware wa kamere y'umuntu. Niyo mpamvu kamere yacu nyuma yaho ngaho yuko Adamu na Eva birukanwe muri Edeni, abavutse bose bavukiye hanze ya Edeni, cyangwa se bavukiye muri ya kamere y'ubunyacyaha. Dawidi ati mu byaha ni mu mama yabyariye. Ntabwo dutandukanye na Dawidi, kuko we Imana yararamuvuze yuko afite umutima uhwanye nuko Imana ibyifuza. Icyaha cyangwa se ububata tuvuga ahangaha n'ubwo Yesu yavuze ngo umuntu wese ukora ibyaha aba imbata y'ibyaha. Icyaha tukivukiramo kubera iki? Cyaradukandamije abavandimwe. Icyaha tukivukiramo, icyaha tugikuriramo, icyaha tubana nacyo, icyaha tuzasazana nacyo, ndetse tuzapfana nacyo igihe cyose tutamenye ukuri ngo tubaturwe n'ijambo ry'Imana. None iki gikomeje cyane nuko icyaha abavandimwe kiraturimbuza. Iyo ugiye mu Baroma igice cya 6 umurongo wa 8 tubona neza yuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Ni umurongo wa 23 kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho muri Yesu Kristo umwami wacu. Iyo hatabonetse umuti dupfana n'icyaha kandi tugapfa by'iteka ryose. Iyo mpamvu Yesu yavuze ngo uwumva ijambo ryanjye ava mu rupfu akajya hehe? Akajya mu bugingo. Kristo rero nta kindi yazanye uretse umuti w'icyaha, cyangwa se umuti w'ububata tuvukana. Kubera iki? Nkiri aha ngaha ngo ese koko abasenga bakeneye kubaturwa? Yesu akomeje kubaganiriza, ntabwo babashije kubyumva yuko ari imbata z'ibyaha. Kubera iki? Barasengaga ndetse bakora byinshi cyane mu nzu y'Imana, ariko batazi yuko bakeneye icy'ingenzi ari ukubaturwa. Aha ngaha ndabihuza nuko Nikodemo yasanze Yesu akamubwira ngo hari ikibura, utabyaho bwa kabiri ntabwo ubasha kubona ubwami bw'Imana. Igitangaje nuko Nikodemo wari umwigisha w'abafarisayo, umwigisha w'abayuda, umwigisha w'amategeko, intangarugero muri sosiyete, intangarugero mu idini cyangwa se mu rusengero, yabwiwe amagambo akomeye na Yesu usoma imitima ngo burya nawe uracyabura kimwe. Ese muvandimwe, turasenga nibyo koko, dukora byinshi mu nzu y'Imana nibyo koko, ariko se aho koko ntitukiri imbata z'ibyaha? Ni amagambo akomeye cyane dukwiriye kwibaza. Yesu wenyine niwe ubasha gukiza
icyaha mu mitima yacu. Kubera iki? Kubera yuko niwe wenyine abashe kwitanga, yemera kuba umugaragu w'imbata, ndetse afata akamero k'umuntu, ndetse ntiyanga no gupfa urupfu rwo ku musaraba. Kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu, hagombaga kubaho inshungu yacu kugira ngo ibashe gusogongera igihembo cy'icyaha, cyangwa se ibihembo by'ibyaha ari rwo rupfu, kugira ngo twebwe abanyabyaha tubashe kubona ubugingo buhoraho. Iki nicyo Kristo yaje kudukorera ku isi, aza kudupfira kugira ngo tubashe kubona ubugingo. Kristo rero avuga ku ijambo rye, nuko yarazi yuko ukuri ari ijambo rye. Nimuguma mu ijambo ryanjye muzamenya ukuri. Kristo ni henshi tubona agereranywa n'ukuri, kandi henshi tubona agereranywa nka jambo ry'Imana. Ukuri nta kindi, Yesu yavuze ngo ubereshe ukuri, ijambo ryanjye niko kuri, niryo kuri. Arongera aravuga ngo ninjye nzira, ukuri n'ubugingo. Iyi kamere tuvukana, ubu bunyacyaha tuvukana, nta handi ubasha kubonera agakiza uretse muri Yesu Kristo. Niwe kuri, niwe nzira, niwe jambo ry'Imana. Umumaro w'ijambo rye rero nta kindi ni ukuzura. Kubera ko iyo usomye mu rwa kabiri rwa Timoteyo igice cya 3, tuhasanga amagambo akomeye cyane agaragaza umumaro w'ijambo ry'Imana, cyangwa se ukuri kw'ijambo ry'Imana, cyangwa se Yesu Kristo. N'amagambo avuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana, kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu, no kumwemeza ibyaha bye, no kumutunganya, no kumuhanira gukiranuka, kugira ngo umuntu w'Imana abe ashyitse, afite ibimukwiriye byose, ngo akore imirimo myiza yose. Kristo mu kuvuga ngo muzamenye ukuri mu ijambo ryanjye, yarazi neza yuko mu kuba mu ijambo ry'Imana rizatwereka, rikatwemeza ibyaha byacu, rikadutunganya, rikaduhanira gukiranuka, noneho tukabasha gukora imirimo ishyitse, cyangwa se tukabasha guhinduka abashyitse mu maso y'Imana, kugira ngo dukore imirimo y'Imana. Ese muvandimwe, igihe umaze wiga ijambo ry'Imana, ese ryari ryaguhishurira ibyaha byawe? Ese igihe umaze wiga ijambo ry'Imana ryari ryagutunganya? Ese igihe umaze wiga ijambo ry'Imana ryari ryaguhanira gukiranuka? Ni ikibazo nibaza, ni ikibazo nawe nkubaza, kugira ngo tubeho ariko dufite impamvu z'ibyiringiro byacu, tubeho tubasha gusubiza utubashije wese impamvu z'agakiza kacu, tumubwira aho gashingiye. Dawidi yakunze kuvuga kenshi yuko ijambo rye ryamuzuye. Kubera iki? Umumaro w'iri jambo ni ukumuzura. Yesu ati uwumva ijambo ryanjye azava mu rupfu ajye mu bugingo. Yesu ati uwumva ijambo ryanjye azabaturwa, kandi ukuri kuzamubatura. Kubera iki? Bavandimwe, urupfu turimo rw'ibyaha rukeneye kubona uza akarwitambika, cyangwa se akarukuraho, ariwe Kristo, ariwe jambo ry'Imana. Abantu benshi cyane barasenga, ariko bibereye mu bubata batabizi. Ni ikibazo gikomeye cyane ukwiriye kwibaza, nanjye nkibaza. Bitwaza itorero basengeramo, bitwaza igihe bamaze basenga, bitwaza imyanya y'ubuyobozi bamaze mu nshingano mu rusengero, n'ibindi byinshi bakoreye mu nzu y'Imana. Harimo amaturo batura, icyacumi batanga, ubufasha batanga. Ibyo byose bigatuma batabasha kumenya yuko bakeneye kubaturwa, kubera yuko ntago bazi neza uko bahagaze mu maso y'Imana. Nakaka kuba utazi uko uhagaze mu maso y'Imana kandi usenga. Yesu hano yabwiraga abakristo cyangwa se abayuda bamwemeye, muri iki gihe cyacu ni abakristo bitirirwa izina rya Yesu Kristo, ariko bakaba batarabaturwa ngo bave mu rupfu bajye mu bugingo, cyangwa se ngo bakurwe mu byaha, babarirwe ibyaha byabo, batangire urugendo rwo kwezwa, babeho bavuga bati ndi mu rugendo, ndi kwezwa, kandi Kristo isaha n'isaha yaza twazamukana ikirere tujya mu ijuru. Mu yandi magambo, abameze batyo bose baracyari aba kamere, babuze kimwe ari cyo kubaturwa. Iyo hagize ukoma rutenderi, kamere yabo irabyuka. Kubera iki? Yesu Kristo yakomeje kubemeza yuko bataramenya ukuri, akomeza kubemeza yuko bakiri aba kamere, ko bakiri mu byaha, bakiri mu bubata, ariko ntibabyemera, kugeza ubwo bakomeje kumugisha impaka, baravuga bati ntabwo turi bibyarwa, ntabwo turi imbata. Ndetse yaranababwiye ngo, baramusubije ati ntabwo turaba imbata kuko turi urubyaro rwa Aburahamu. Yesu arababwira ati ni ukuri ndababwira yuko umuntu wese ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha.
ndetse aranababwira ngo imbata ntiba mu rugo iteka, ahubwo mwene nyirarwo niwe urugumamo iteka. Nuko umwana nababatura muzaba mubatuye by'ukuri, nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu. Iki ntago bakimurushaka kuko niwe muremyi wabo. Nzi ko muri abuzukuruza ba Aburahamu, nzi yuko muri abuzukuruza ba Aburahamu, ariko murashaka kunyica kuko ijambo ryanjye ridafite umwanya muri mwebwe. Nakaga gakomeye cyane kuba witirirwa ijambo ry'Imana, witirirwa uwo mu nzu y'Imana, ariko ijambo rya Yesu ridafite umwanya muri wowe, ndetse ufite kamere z'ubunyacyaha, ibiva mu mutima w'umuntu nk'uko Yesu yabivuze byose biva muri wowe. Ariko hano baramusubize bati Aburahamu niwe data, Imana niyo data. Kubera igihe umaze mu rusengero, Imana niyo data, akenshi niko tuvuga. Ariko Yesu yigeze kuvuga ngo murondera mu byanditswe muzi yuko ariho agakiza kari, nyamara mwanze kuza aho ndi ngo ngire ute ngo mbakize. Kubera iki? Ubasha kuba wiga ijambo ry'Imana ariko utaramenya mu by'ukuri gusanga Yesu icyari cyo. Yesu akomeza kubabwira, ndetse ababwira amagambo akomeye cyane, ababwira yuko iyaba Imana yari so muba munkunzi, kuko nanjye nakomotse kuki ku Mana, sinaje ku bwanjye ahubwo niyo yantumye. Niki gituma mutamenya imvugo yanjye? Kuba usenga ariko utazi imvugo ya Yesu, kandi Yesu Kristo ari we witirirwa, uvuga yuko ari we ukurikira, uvuga yuko ari we wemeye, ariko utaramenya imvugo ya Yesu. Iyo akubwiye ngo ukeneye kubaturwa ku byaha, ibyo ntubyumva, ahubwo urabyirenza gukomeza kwihimbira gukiranuka kwawe. Ariko Kristo yagaragaje yuko ibyo byose ari ubushwambagara bwuzuye ibizinga. Yakomeje kubabwira neza yuko ibyabo bitava ku Mana ahubwo biva kuri Satani, kuko Yohana rwambere rwa Yohana igice cya 3:8 niwe atubwira yuko ukora ibyaha wese ari uwa Satani. Ese bavandimwe, ujya wisanga wakoze ibyaha? Ni ikintu gikomeye cyane. Abantu bari mu rusengero, Kristo ubwo yahuye n'ikibazo gikomeye cyane. Kubwira abantu bari mu rusengero ngo mukeneye kubaturwa, n'imyaka yose bamaze basenga, abantu bavuye iwabo baje gusenga, ni ikibazo gikomeye cyane. Umuntu yavuye iwe aje gusenga Imana, ariko mbwiye bakeneye kubaturwa, ni umunyabyaha gute? Hari benshi yasize ku muhanda, hari benshi yasize mu mirimo yabo, hari benshi yasize mu byaha, hari benshi azi bakora ibyaha by'ibigaragara, kiri agakingirizo ko kubasenga, ntabwo yumva ko akeneye kubaturwa. Yavuye waje gusenga, yasize ibyabo, asiga n'imirimo ye aza gusenga, ndetse yashyize ibyubahiro bye hasi. Iyo turi mu rusengero ntabwo tuba dufite ibyubahiro byacu. Yavuye mu mirimo ye ya buri munsi muhesha ibyubahiro mu buzima busanzwe, arayisiga aza mu rusengero abishyira hasi byose. Ndetse n'ikindi, yazanye n'amaturo, afite n'imishinga myinshi y'iterambere ry'urusengero cyangwa se ry'itorero. Arabwiriza, araririmba, ndetse afite n'imirimo mu rusengero. Uyu muntu akeneye koko kubaturwa? Biragoye kumvisha umutima wa kamere ariko witwikiriye icyitwa gusenga. Niyo mpamvu Yesu yakomeje kubabwira, bigeza naho noneho bagaragaje uko bari kose nyako. Kubera iki? Yigeze kubwira abantu ngo ibiva mu muntu nibyo bimwanduza. Kubera iki? Mu mutima w'umuntu harimo gutekereza nabi, irari, ishyari n'ibindi byose by'ubugome. Ariko ibi ngibi bitaragaragara mu muntu, ntago abazi neza yuko abyifitemo. Yesu Kristo yakomeje kubabwira, noneho bigeze ubwo yababwiye terega uwo nguwo mwiyitirira ko ari sogokuruza wa Aburahamu, yifuje kumenya umunsi wanjye kandi awubonye aranezerwa. Bamubona muri ya shusho bari kubona imbere yabo, muri wa mwana w'umusore bari kubona imbere yabo utarambara imyaka 50. Bazi ko Aburahamu amaze imyaka myinshi cyane apfuye, batese ko kutarambara imyaka 50 ni gute Aburahamu yabonye umunsi wawe. Ababwira amagambo akomeye cyane yabayobeye, agatuma noneho bigaragaza ko koko batarabaturwa. Abwira ngo Aburahamu ataravuka ndiho. Ni amagambo aboneka nanone muri Yohana igice cya 8 dukomeje ku 58. Yesu arababwira ati nukuri ndababwira yuko Aburahamu ataravuka ndiho. Aya magambo yababwiye yatumye noneho bagaragaza kamere yabo, bagaragaza neza ko batarabaturwa, kuko bahise bafata ngo nuko batora amabuye yo kumutera, ariko Yesu arihisha asohoka mu rusengero. Bavandimwe, aya mabuye yari mu rusengero. Bavandimwe, izi kamere zabyukiye mu rusengero. Bavandimwe, izi kamere zari mu mitima yabo ariko batiyizi ko ariko bateye. Kubera iki? Mariko igice cya 7.
Mariko igice cya 7 umurongo wa 20 aravuga ngo, aya n'amagambo Yesu yabwiye abantu ngo, aravuga ati ibiva mu muntu nibyo bimuhumanya, mu mitima y'abantu havamo imigambi mibi, guheheta no gusambana, kwiba no kwica, kwifuza kubi no kugira nabi, uburiganya n'iby'isoni nke, ijisho ribi n'ibitutsi, ubwibone n'ubupfu. Ibyo bibi byose biva mu muntu nibyo bimuhumanya. Si igitangaza kuba uba mu nzu y'Uwiteka cyangwa se uba usenga, ariko mu by'ukuri umutima wawe ukiri uwa kamere, ndetse ibiyuvamo ari ibingibi byose tubonye aha ngaha. Kubera iki? Kwiba no kwica biracyari muri wowe, guheheta no gusambana biracyari muri wowe, imigambi mibi iracyari muri wowe, kugira nabi biracyari muri wowe, uburiganya biracyari muri wowe, n'iby'isoni nke byose biracyari muri wowe. Urambwira uti ibyo ntabwo byibonaho, ariko muvandimwe ndakubwiye ngo umutima wawe ubasha kubwira ko nta bikuriho, ariko uragushuka. Kubera iki? Uwiteka niwe urondora umutima akawumenya. Aba nabo bakiri kuvuga ngo n'abana b'Aburahamu, ntabwo bumvaga yuko abantu bari mu rusengero batora amabuye ngo bajye kwica umuntu uri imbere yabo. Kwica ni icyaha, ni rimwe mu mategeko bari bafite yuko kwica ari icyaha. Ariko kubera yuko ukuri banze kukumva, imitima y'aba kamere yari ikibarimo, bisanze mu mwanya wo gutora amabuye mu rusengero ngo bamutere. Asohoka mu rusengero, bivuze ngo bayamuteye, bayatoreye mu rusengero, asohoka mu rusengero yirukanga. Gitangaza gikomeye cyane muvandimwe, kuba utaramenya uko uteye, kuba utazi neza yuko mu mutima wawe hari ibi byose, ariko Kristo aravuga ati ngwino usange, kuko nicyo cyanzanye mu isi, urushye n'uremerewe ansange mu ruhure. Yesu Kristo arabacika, ajya kwihisha, asohoka mu rusengero. Uku nguku abitirwaga izina ry'Imana bari mu rusengero baje gusenga, baje kuramya Imana, baje mu mihango ya buri gihe yo kuza mu nzu y'Imana. Uku ni nako abasenga b'iki gihe basenga Imana, ariko mu by'ukuri batarabaturwa. Ndetse n'ikibigaragaza nuko kamere yabo ihishe, itwikiriye. Iyo habonetse akantu gatoya kayibyutsa, bahita bigaragaza uko bari. Kubera iki? Mu mitima yabo ibivamo ni bibi gusa, kandi iyo bigaragaye cyangwa se iyo habonetse ikibibyutsa, bihita bigaragara noneho amaso y'abantu. Kubera iki? Yesaya igice cya 4 tuhasome, ni amagambo akomeye cyane. Muvandimwe urasenga, ariko wibaze ngo ese koko nsenga, ese narabatuwe, ese uku kuri mbwirwa aha ngaha nabashije kugusobanukirwa? Yesaya igice cya 4 turahera ku murongo wa 1. Uwo munsi abagore 7 bazajya ku mugabo umwe bamubwire bati, tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, kandi tuzajya twiyambika ubwacu, ariko uduhe kwitirirwa izina ryawe, udukize urubwa rw'abantu. Bavandimwe, aya magambo arakomeye. Iyo tugiye mu buhanuzi dusanga umugore ashushanya itorero, ariko noneho ngo ni abagore 7. Tuzi neza ko abantu bari ku isi abenshi turi mu matorero agiye atandukanye, kandi amatorero yose yitirirwa izina rya Yesu. Kubera iki? Ngo tukeneye kwitirirwa izina ryawe, udukize urubwa rw'abantu. Ariko ikibazo gikomeye cyane ni uyu mugore utunzwe cyangwa se witirirwa umugabo, ariko akaba atifuza gutungwa n'umugabo yitirirwa. Kubera ko yaravuze ngo tuzitungirwa n'ibyo kurya byacu, kandi tuzajya twiyambika ubwacu. Abantu benshi cyane wibaze niba nawe utarimo, bitirirwa izina rya Yesu Kristo, ariko mu by'ukuri badatunzwe na Kristo kandi batambikwa na Kristo. Gutungwa na Kristo ni gute? Ijambo ry'Imana mu mutima w'ubugingo. Ese koko dutunzwe n'ijambo ry'Imana? Yesu Kristo ari we jambo ry'Imana, ari we kuri. Ese dutunzwe nawe? Kwambikwa Kristo niyo gucyanuka kwacu, niwe twambika umwambaro wo gucyanuka kwe, bityo tugagaragara mu maso y'Imana turi abakiranutsi, bitewe nuko Kristo ari we duhisha ububi bwacu. Imico yawe, imico mvajuru, imico itangwa na Kristo yo gucyanuka kwe, ese koko niyi kuranga? Ariko ikibazo, witirirwa izina ryande rya Kristo, waramwemeye, umwemera nk'umwami, ariko ntago wamwemeye nk'umukiza wawe. Ikindi, ntago wamwemeye nk'umwami n'umukiza wawe kubera yuko nibyo agutegeka ntago ari byo ugenderaho.
ni icyitiriro gusa. Ahangaha ni amagambo ateye ubwoba ngo ariko duhe kwitirirwa izina ryawe udukize urubwa rw'abantu. Muri iki gihe udasenga abantu bagufata nk'umupagani, ariko ushobora kuba usenga muri ubu buryo bwo kugira ngo witirirwe izina rya Kristo, ariko mu by'ukuri Kristo atari we ugutunze, Kristo atari we ukwambitse. Kubera iki? Nuguma mu ijambo rye uzamenya ukuri, uko kuri kukubature. Ese koko uko kuri warakumenye? Nicyo nkwiriye kwibaza, nicyo nawe ukwiriye kwibaza. Abasenga muri iki gihe bavuga Kristo ndetse bavuga ibitangaza bye byinshi, ariko bitarakorerwa mu mitima yabo. Uku kuri nta kundi ni ukumenya Kristo n'icyamuzanye hano kuri iyi si. Muvandimwe, ushobora kuba usenga witirirwa Kristo ariko utaramenya icyamuzanye hano kuri iyi si, kuko ari agakiza kawe. Kristo niwe wenyine waje kuri iyi si, niwe jambo ry'Imana, niwe kuri, niwe dukeneye kumenya, niwe dukeneye kujya mu ijambo ry'Imana tukabona. Mu kubona Kristo tubasha kubaturwa mu byaha byacu, tukababarirwa ibyaha byacu, tugahinduka abakiranutsi mu maso ya Kristo. Kristo rero we nk'ukuri, iyo yavuga ngo muzamenye ukuri kandi ukuri kubabature, yaravuga ati muzamenya njyewe ubwanjye, mumenye n'icyanzanye, mumenye ko mva kwa Data, kandi mumenye ko umugambi wazanye ku isi ari ukugira ngo abantu bari ku isi, uhereye kuri mwe musenga mwitirirwa izina ryanjye ariko mu by'ukuri mutazi icyanzanye ku isi, bababarirwa ibyaha byabo. Kubera iki? Kristo niwe kuri, yaje mu isi, Matayo igice cya mbere mu 21, yaje mu isi kugira ngo abantu bamenye agakiza, cyangwa se abantu bababarirwa ibyaha byabo. Icyamuzanye ubwo Yosefu yabwirwaga na marayika amusanze, yaramubwiye ngo ubwo yabwirwaga ibya Mariya yari yarasabye kugira ngo amubere umugore, ariko Mariya akanyuzwamo isezerano Imana yahaye isi uhereye igihe Adamu na Eva bacumuraga, Imana ikibwira inzoka ngo dore nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe. Uru rubyaro rwavugaga ni Yesu Kristo, kandi koko byasohoye ubwo Mariya yabyaraga Yesu Kristo. Ariko mbere yuko mubyara, Yosefu yabashije kugira amahirwe yo kubwirwa ikizanye Yesu icy'ingenzi cyari cyo. Matayo igice cya mbere mu 21 aravuga ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Dore ukuri kw'ingenzi Yesu Kristo yifuza kumenya. Mbere yuko umwitirirwa cyangwa se witirirwa izina rye, ukuri kw'ingenzi ukwiriye kumenya ni uko ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Muvandimwe, nta kintu cyazanye Yesu hano ku isi ni ukudukiza ibyaha. Niyo mpamvu yavuze ngo murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko arimo mufite ubugingo, nyamara mwanze kuza aho ndi ngo mukire. Abantu benshi cyane biga ijambo ry'Imana ariko ntabwo barahishukirwa neza yuko Kristo umumaro we cyangwa se umumaro w'ijambo ry'Imana ari ukutubatura kuko dukora ibyaha, ariko kutubatura mu byaha tukava mu rupfu tukajya mu bugingo, ndetse ngo azakiza abantu be ibyaha byabo. Aha harimo ijambo gukiza, kuko hari ikibazo gikomeye cyane dukeneye gukizwa. Iri jambo gukiza rero naryo hari igihe abantu benshi baryitiranya ntibamenye ibyo ari byo. Turirebere muri Luka igice cya mbere umurongo wa 77. Aha naho ni amagambo akomeye cyane ngira ngo dusobanukirwe neza, kubera yuko akenshi abantu bavuga ngo twakiriye agakiza, ariko mu by'ukuri ariko akwemera Yesu Kristo yabonanye abayuda bamwemeye ariko batarabaturwa. Kubera iki? Niba Yesu ari uwo gukiza ibyaha byacu, ibyaha byacu bikeneye gukira. Ndetse hano baratubwira ngo n'amagambo Zekariya yabwiye, yavuze y'ubuhanuzi ubwo yari amaze kubyara Yohana, avuze ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye urwe. Uru rubyaro rwavugaga ni Yesu Kristo, kandi koko byasohoye ubwo Mariya yabyaraga Yesu Kristo. Ariko mbere ko mubyara, Yosefu yabashije kugira amahirwe yo kubwirwa ikizanye Yesu icy'ingenzi cyari cyo. Matayo igice cya 21 aravuga ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu be ibyaha byabo. Dore ukuri kw'ingenzi Yesu Kristo yifuza kumenya. Mbere yuko umwitirirwa cyangwa se witirirwa izina rye, ukuri kw'ingenzi ukwiriye kumenya ni uko ngo azabyara umuhungu, uzamwite Yesu, kuko ari we uzakiza abantu ibyaha byabo. Muvandimwe, nta kintu cyazanye Yesu hano ku isi ni ukudukiza ibyaha. Niyo mpamvu yavuze ngo
murondora mu byanditswe kuko mwibwira ko arimo mufite ubugingo, nyamara mwanze kuza aho ndi ngo mukire. Abantu benshi cyane biga ijambo ry'Imana ariko ntago barahishukirwa neza yuko Kristo umumaro we cyangwa se umumaro w'ijambo ry'Imana ari ukutubatura kuko dukora ibyaha, ariko kutubatura mu byaha tukava mu rupfu tukajya mu bugingo, ndetse ngo azakiza abantu be ibyaha byabo. Aha harimo ijambo gukiza kuko hari ikibazo gikomeye cyane dukeneye gukizwa. Iri jambo gukiza rero naryo hari igihe abantu benshi baryitiranya ntibamenye ibyo ari byo. Turirebere muri Luka igice cya mbere umurongo wa 77. Aha naho ni amagambo akomeye cyane ngira ngo dusobanukirwe neza, kubera yuko akenshi abantu bavuga ngo twakiriye agakiza, ariko mu by'ukuri ariko akwemera Yesu Kristo yabonanye abayuda bamwemeye ariko batarabaturwa. Kubera iki? Niba Yesu ari uwo gukiza ibyaha byacu bikeneye gukira. Ndetse hano baratubwira ngo n'amagambo Zekariya yavuze y'ubuhanuzi ubwo yari amaze kubyara Yohana, avuze ngo kandi nawe mwana uzitwa umuhanuzi w'isumba byose, kuko uzabanziriza umwami ngo utunganye inzira ze. Uyu ni Yohana yabwirwaga. Noneho 77 no kumenyesha abantu be iby'agakiza ko ari uko barirwa ibyaha byabo. Aya ni amagambo abantu benshi cyane batazi yuko agakiza twitirirwa ari uko barirwa ibyaha byacu. Ese muvandimwe, uku kuri koko kwaratubatuye? Dukeneye agakiza kuko agakiza ka Yesu Kristo nuko barirwa ibyaha byacu. Rero muvandimwe, nta kindi nakubwira nuko akenshi tugasenga ariko mu by'ukuri tutazi ko mu maso y'Imana tumeze, tutazi uko tugaragara mu maso y'Imana, kandi iyi ngiyi mu maso yayo ibyacu byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa. Uyu Kristo waje mu isi atuzaniye agakiza, nta kindi atwifuzaho. Arifuza ko tuma mu ijambo rye rikaduhishurira uko tumeze, rikadusobanurira ubunyacyaha bwacu, kandi noneho rikatwerekeza kuri Yesu Kristo we ubabarira ibyaha. Ubwo yaragiye kuva mu isi yabwiye intumwa ze ngo ntago mbasize nk'imfubyi, ahubwo nzaboherereza umufasha ari Mwuka Wera. Kandi ababwira ko umumaro wa mbere Mwuka Wera azabamarira ari ukubemeza ibyaha byabo. Azatsinda ab'isi abemeza iby'icyaha, ibya ya kamere yacu tuvukana, iby'iyi kamere tuvukana ariko tutazi. Mu muntu harimo ibice 4, ariko muri ibyo bice 4 hari byinshi abatazi, kubera ko hari byinshi uba wiyiziho by'ibyaha ariko n'abandi bantu babiziho. Rwose uko ngewe navuze ko nitwa Daniel Shimwe, akaba hari ibyo niyiziho no muri societe ndimo hakaba hari ibyo banziho, cyose twaba tubihuriyeho. Ibyo ni ibyaha kandi mu maso y'Imana bizaturimbuza. Ariko hari n'ibindi ngewe ubwanjye niyiziho mwebwe mutazi, nabo tubana batazi, nabigeze kumbura mu bihe byashize batari bazi yuko mbifite, ariko nge nkaba mziziho n'Imana nziko ari ibyaha bibe muri wa mutima wanjye wa kamere, ibimvamo nkaba mbizi: ishyari, irari, urwango, ubusambanyi, kwica. Ibyo byose birondore, bikaba biri mu mutima wawe ariko nta wundi muntu ubizi. Iki ni igika cya kabiri. Icya gatatu, hari ibindi abantu bakuziho ariko wowe utiyiziho. Kubera iki? Nta wimenya burya. Abantu bakaba bazi yuko ugira amagambo, ariko muri wowe nubwo usenga ukaba utazi kugira amagambo. Abantu bakaba bazi yuko ugira ishyari muri wowe, ariko muri wowe n'uburyo usenga ukaba utazi kugira ishyari. Abantu bakaba bazi bakuzi utugeso dutandukanye ariko wowe utatwiyiziho. Igika cya kane kandi gikomeye giteye n'ubwoba, hari ibyo utiyiziho n'abantu batakuziho bizwi n'Imana yonyine. Urugero, Yesu yabwiye ngo Aburahamu ataravuka ndiho, batoye amabuye biyitsa abana ba Aburahamu ko rero babyaye batari ibibyarwa, ndetse biyisa abana b'Imana. Imana niyo data, ariko Yesu abagaragarije imitima yabo uko imeze, bagiye gutora amabuye yo kumutera. Ntago bari bazi yuko bifitemo umutima wo kwica. Ibi byose ni kamere tuvukana y'icyaha, ya kamere iciriweho iteka, ya kamere izaturimbuza. Nyamara bari bagize umugisha wo kugera imbere ya Kristo bakabona uko bateye, ariko baramwirukana mutera amabuye. Bari bakwiriye kuba imbere ya Kristo kugira ngo bamubwire bati dore ntitwari tuzi yuko turi abicanyi, ntitwari tuzi ko dukeneye kubaturwa koko nk'uko abitubwiye, ntitwari tuzi yuko dutwarwa n'ibyaha nk'uko abitubwiye ko umuntu wese utwarwa n'ibyaha cyangwa se ukora ibyaha ari imbata y'ibyaha. Bari bakwiriye guca bugufi imbere ya Kristo bakihana, ariko kwishyira hejuru kwabo igihe bamaze basenga, imyanya bafite y'icyubahiro mu by'idini cyangwa se mu rusengero, bituma batemera guca bugufi ngo bakire agakiza ka Yesu Kristo. None muvandimwe,
tubonye ko agakiza ari ukubabarirwa ibyaha. Ese koko ibyaha byarababariwe? Ese koko uku kuri kurakubatura kukuvana mu byaha kukakujyana mu bugingo? Yesu Kristo twabonye dutangira yuko ari we wemeye kwishyiraho igihano cy'icyaha. Ibi byaha tuvukiramo tukabikuriramo, izi kamere zacu zatandukanye n'Imana, Yesu Kristo yemeye kuyishyiraho, yambara kamere y'umuntu, afata kamere k'umugaragu w'imbata kugira ngo aze mu isi adupfire. Ni amagambo mvuga atari ayanjye mu Bakolosayi, mu Bafilipi igice cya 2 turahera ku murongo wa 5. Mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Uwo nubwo yabanje kugira kamero k'Imana, ntiyatekereje yuko guhana n'Imana ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yisiga ubusa, ajyana kamero k'umugaragu w'imbata, agira ishusho y'umuntu, kandi amaze kuboneka afite ishusho y'umuntu, yicisha bugufi, araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Aya ni amagambo akomeye cyane. Kristo wavuye mu ijuru, Kristo wari ufite akamero k'Imana, Kristo inkomoko y'iby'Imana yaremye byose, uyu nguyu yemeye guhara ubutware bwo mu ijuru kubera cya kibazo twabonye cy'icyaha. Aravuga ati umuntu naremye ntabwo nifuza ko yazarimbuka, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, kandi kwibwira kwe kose uhereye mu ivuka rye ni kubi kugeza iteka ryose. Uyu muntu namuremye mukunze, nkeneye kumurokora. Yemera guhara ubumana, yemera guhara icyubahiro cyo mu ijuru, aza hano mu isi kugira ngo tubone ubugingo, ndetse ubugingo buhoraho, kuko Yesu yaravuze ngo ngewe ubugingo ntanga ni ubugingo buhoraho. Yemera guca bugufi, aza kwikorera ibyaha byacu. Ibi tubyumva nk'amateka, tukabyumva n'amarangamutima menshi ngo yego Kristo yapfiriye ibyaha byacu, ariko ndifuza ngo ubyumve ku rwego rwabyo muvandimwe, kuko umugambi wabyo ni kugira ngo ubaturwe, uve mu byaha ujye mu bugingo, ujye mu gukiranuka. Kristo ngo ntiyanga no gupfa, araganduka, ntiyanga no gupfa ndetse urupfu rwo kumusaraba. Ni amagambo akomeye cyane dukeneye kugira ngo twibaze ngo ese koko uru rupfu rwa Kristo rwangiriye umumaro, ko nitirirwa ijambo ry'Imana, nkitirirwa mu nzu y'Imana, nkitwa umukristo, ndetse nkanitirirwa Yesu Kristo, ariko se koko ngaburirwa nawe? Ese koko nambikwa nawe? Kuko Kristo yambitse, amubabarira ibyaha bye, akamwambika gukiranuka. Yesaya 53 niho tubona uburyo Kristo yaje mu isi kandi akishyiraho ibyaha byacu. Ku murongo wa 1 ngo ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Kuko yakuriye imbere ye nk'ikigejigeji, nk'igishyitsi cyumburira mu butaka bwumye. Ntiyari afite ishusho nziza cyangwa igikundiro, kandi ubwo twamubonaga ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza. Yesu Kristo wavuye mu ijuru yaje mu isi, aza adafite igikundiro, aza afite ishusho nziza yakwifuzwa n'abantu, ariko muri iyi minsi izina rye ryitirirwa n'abantu benshi, ariko mu by'ukuri bataramwakira. Ngo ntiyari afite ubwiza bwatuma tumwifuza, yasuzugurwaga akangwa n'abantu, yari umunyamibabaro wamenyereye intimba, yasuzugurwaga nk'umuntu abandi bima amaso, natwe ntitumwubahe. Ni ikimenyimenyi bamuteye amabuye babwiye ati Aburahamu atarabaho ndiho. Bamuteye amabuye babwiye ati nimugwa mu ijambo ryanyu muzamenya ukuri, kandi kuri kubabature. Ibyo barabyamaganye kubera iki? Yarasuzugurwaga akangwa n'abantu, nyamara ntibari bazi yuko ari we ubakiza. Na n'iyi saha inzira yo kwera no kubabarirwa ibyaha abantu benshi barayisuzugura, ariko ntibazi yuko ariyo nzira ikwiriye kubafungurira amarembo ajya mu ijuru. Muvandimwe, uko Yesu yasuzugurwaga akangwa n'abantu, ni nako abantu benshi babwira inzira yo kwera no kubabarirwa ibyaha bakayisuzugura, bakumva ko atari inzira nyayo, bakumva ko bamenyereye Imana, baziranye n'Imana uhereye kera kose, ariko mu by'ukuri batarabaturwa ngo bave mu rupfu bajye mu bugingo. Ese muvandimwe uri mu wuhe mwanya? None igitangaje, umurongo wa 4, ni ukuri intimba zacu nizo yishyizeho, imibabaro yacu niyo yikoreye, ariko twebweho twamutekereje nk'uwakubiswe n'Imana, agacumitwa nayo, agahitamishwa n'imibabaro. Nyamara ibicumuro byacu nibyo yacumitiwe, yashenjaguriye gukiranirwa kwacu, igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we, kandi imibyimba ye niyadukirisha. Kristo arifuza kugukiza.
Kristo arifuza kukwambika umwambaro wo gukiranuka. Kubera iki? Ibyaha byawe yarabibambiwe. Igihano kiguhesha amahoro cyagiye kuri we. Igihembo cy'icyaha cyagiye kuri we. Byaba ari akaga ndetse byaba binababaje witirirwa uwo mu nzu y'Imana, ariko mu by'ukuri ukazahanwa nk'uko Kristo yahanwe kandi yarapfiriye ibyaha byawe. Kubera kwanga guca bugufi, Kristo we yemeye guca bugufi ngo araganduka, aca bugufi, afata akamero k'umugaragu w'imbata. Wowe guca bugufi, ibyubahiro ufite, igihe umaze usenga, amateka ufite mu nzu y'Imana ukayirengagiza, ugaca bugufi ukabwira Kristo atari ku bundi mu maso yawe ngaragara gute? Ko wabambiwe ibyanjye, ariko se koko ndi uwawe mu by'ukuri? Icyo kintu cyarakunaniye, uzarimbuka wizize. Ukeneye guca bugufi ngo Kristo yaciye bugufi, kuko we ni umuremyi, ni Imana ishobora byose. Ukwiriye guca bugufi ngo Kristo yaciye bugufi kugira ngo nawe agakiza bisobanuke muri wowe, ibyo kwabarirwa bizabisobanuke muri wowe, ndetse uve mu rupfu ujye mu bugingo. Uyu Kristo niwe ukubwira ngo nyamara ndagukeneye, nkeneye ko usanga ukaza nkagutura imitwaro yawe. Kubera iki? Ushobora kuba umaze igihe kirekire cyane usenga, ariko mu by'ukuri usengesha umutima wawe wa kamere ugushuka, ukajya imbere y'Imana utayibaza uko agaragara mu maso yayo, ahubwo uyibwira. Bavandimwe, ibyacu byose mu maso y'Imana bitwikure nk'ibyambaye ubusa. Irabizi kurenza uko tubizi. Twabonye ibyumba 4 bigize umuntu. Icyumba cya mbere cy'ibyo wiyiziho n'abandi bakuziho, icyumba cya kabiri cy'ibyo wiyiziho abandi batakuziho, icya gatatu cy'ibyo abandi bakuziho wowe utiyiziho, none n'icya kane cy'ibyo Imana ikuziho nawe ubwawe utiyiziho. Ibyo byose bigize ya kamere yawe izakurimbuza mu gihe cyose wanze gusanga Kristo ngo akuruhure ndetse akubarire ibyaha byawe. Ibyacu byose, ibyo mvuze ndabiherekesha isomo ryo mu Baheburayo igice cya 4 n'umurongo wa 13 avuga ngo nta cyaremwe kitagaragara imbere yayo, ahubwo byose bitwikuruwe nk'ibyambaye ubusa mu maso y'izatubaza ibyo twakoze. Muvandimwe, ubusenga udasenga, ntago waruta Nikodemo wari umubwiriza, wari umwigisha amategeko. Yesu yabwiye ngo ukeneye kubyarwa ubwa kabiri. None hano tubabwiye ngo mu maso y'Imana ibyacu byose bigaragara nk'ibyambaye ubusa, kandi noneho ni mu maso y'Imana izatubaza ibyo twakoze. Ese aho nawe ntabwo waremeye Yesu Kristo ariko utarabaturwa, ukaba ukora ibyaha utwarwa na kamere? Abatwarwa na kamere ntabwo ari ab'Imana. Abakora ibyaha na basatani. Abatwarwa na mwuka nibo w'Imana. Abakiriye Yesu Kristo nk'umukiza n'umucunguzi wabo, bakemera guca bugufi mu mitima yabo, akarondora imitima yabo nk'uko yarondoye abatubanjirije bose, bakavuga bati Uwiteka warandondoye uramenya. Bakavuga bati dore ndi imbere y'Imana, ndi umunyaminwa yanduye, mbonye ishyano. Abo bose bagiye bibona mu maso y'Imana uko bagaragara, ariko umugisha bagize bagumye imbere y'Imana, bemera kurondorwa nayo, bemera ibyo Imana iberetse ko ari ibyabo, bemera kwemera ibyaha byabo. Icyo shaka ni kimwe, nuko wemera ibyaha byawe. Ni amagambo aboneka muri Yeremiya. Ukemera ibyo wakiranuye byose kugira ngo ubashe kubona ubugingo. Muvandimwe, dukeneye kubaturwa. Kristo mu ijambo rye harimo ukuri, kandi Kristo niwe kuri. Kandi Kristo yaje kugira ngo amareho imirimo ya Satani. Imirimo ya Satani nta yindi ni ibyaha biri muri twe muri kamere zacu. Yaje kugira ngo abonere abatuye isi agakiza, nanjye ndimo nawe urimo. Dukeneye kubana na Yesu. Dukeneye kumwegera kugira ngo adukize ibyaha byacu. Dukeneye kumwegera kugira ngo atwereke imitima yacu kwiri, kuko ayiturusha kurenza uko twe tuyizi. Bavandimwe, ntabwo twiyizi. Dukeneye Kristo tuzi akatwereka uko turi. Abantu benshi cyane bakunda kwihana ibyaha byabo, ariko bakihana ibyo batazi. Kandi ngo nubwo cyaba ari kimwe gihishwe mu mutima wawe, kizarimbuza ubugingo. Ariko Kristo arifuza kugira ngo n'icyo kimwe gihishwe mu mutima wawe akiguhishurira, kikwereke, ukihane, ubugingo bwawe buhembuke kandi ubugingo bwawe bubashe kubaho. Reka Imana itugirire neza, kandi buri wese ku giti cye, kwa kundi usenga, kwa kundi ufite ishyaka ry'iby'umwuka, riba ishyaka riva mu bwenge, ujye wegera Imana ubwite, ese Mana koko ko nsenga, ko nitirirwa izina ryawe, ko abantu benshi cyane bazi yuko ngusenga, bazi ko ndi mu Kristo, bazi ko ntakora ibyaha, ese mu maso yawe ngaragara gute? Mu maso yawe ngaragara gute? Kugira ngo hatabaho kwibeshya
ukarondora ibyanditswe gusa kandi mu by'ukuri Yesu Kristo ukiza ibyaha utaramwakira, nyamara umwitirirwa, witungishije ndetse uniyambitse, utambitswe na Kristo gucyanuka kwe kutagufurebye. Dukeneye ko Kristo arondora imitima yacu. Dukeneye ko Kristo ari we kuri, ari we jambo, arondora imitima yacu, bityo akatwereka uko turi kandi koko nani udukiza. Tukikubita imbere ye nkuko benshi bagiye bikubita imbere ati ntago mva aha ngaha utampaye umugisha. Reka Uwiteka tugirire neza, aduhe kumva yuko dukeneye imbaraga y'Imana ihembura ubugingo, dukeneye kubaturwa mu byaha tukajya mu bugingo. Imana tugirire neza kandi iduhe guca bugufi imbere yayo mu izina rya Yesu, amen. Reka dusenge Imana. Data mwiza, data ukiranuka, turagushimye turaguhimbaje kubw'ineza yawe n'urukundo rwawe rwinshi byabanye natwe mu mwanya dutambutse. Tubonye ijambo ryawe, reka Mwuka wawe wera abashe kuryumvikanisha mu mitima yacu. Waramusezeranye yuko utadusize nk'imfubyi ahubwo kuzamutwoherereza. Arahari, uduhe kumwakira kuko watubwiye ko ari we uzatwigisha ibyawe byose. Reka uduhe inzara n'inyota byo kubaturwa kandi udutere umwete wo kuba imbere yawe kugira ngo twumve ko tubatuwe nawe koko. Mu ijambo ryawe niho hari ukuri kandi ni wowe kuri. Data mwiza, uhembura imitima yacu. Icyo twifuza kandi cy'ingenzi ni agakiza kawe, nkuko tubonye ko ari ukubabarirwa ibyaha byacu, bityo tukabaho dufite ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Reka uwumvishe ikiganiro wese umuhe umugisha wawe, kandi amahoro y'Imana akomeze kubana natwe. Uduhe guhemburwa nawe, uduhe kuva mu rupfu tujye mu bugingo, kugira kubaho kwacu gusigaye kubeho gufite ibyiringiro, kugira ngo ubwo uzagaruka Data mwiza uzasange tukwiteguye. Amahoro yawe akomeze kubana natwe, tubisabye kandi tubyizeye mu izina rya Yesu, amen.